Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya 10:30 kugeza 11:00 ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya 10:00 kugeza 10:30. Mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Uri umucuzi, umucuranzi cyangwa se wenda uri n'umucuruzi, abo mwatangiriye rimwe, ubu ntukigira amahirwe yo kugendana nabo kubera urwego bamaze kugeraho, bamaze kwisobanukirwa, bamenye umurongo wa nyawo wo gucishamo ibicuruzwa byabo ubundi bikamenyekana mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu murongo nta wundi ni BTN TV. Ikiganiro tubimenye cy'uno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Rugamba. Ndagira ngo kandi nkwibutse yuko nawe uramutse wifuza kwamamaza muri kino kiganiro, amarembo arakinguye. Ushobora guhamagara kuri nimero ya telefone ubona kuri ekra yawe. Uyu munsi twinjiye mu nzu ikora ibijyanye n'ubugeni, ni hamwe ushobora kwinjira ukagira ngo winjiye mu nzu ndangamurage bitagusabye gusubira mu rukari. Niba kandi ufite amatsiko yo kumenya ibyo wateguriwe muri tubimenye y'uno munsi, ikaze mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ni ikiganiro mugezweho ku bufatanye na Eric Tech, hahandi tubagenda tubarebera abantu b'indashyikirwa, niko ndaza kubivuga, cyangwa se abantu bakoze ibintu mukuriye kubona koko muri societe nyarwanda. Hari umusore amubona kuri kamera zacu ndetse n'inyuma ye muri kugenda mubona byinshi bitandukanye kandi bimeze neza. Reka tumwikaze rero. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Uratangira wibwira abadukurikiye cyangwa se tubwira amazina yawe? Murakoze, nitwa Niyomugabo Jean Bosco, amazina y'ababyeyi. Ndi umunyabugeni, umunyabugeni ushushanya, vanganamo na muzike, ariko muri muzike banzi nka Niyo. Yani sinzi nawe ndamusobanukiye cyangwa se hari ibindi mwifuza ko nakongeraho. Tugusanze rero muri harya iyi nyubako niyo mwita gute cyangwa se n'abantu twinjiye niho baba bita gute muri rusange buriya? Inzu y'ubugeni mu ndimi z'amahanga bayita art studio. Ariko ubundi uko bigaragara na ahantu ne expose ibihangano byanjye nkanabihakorera, urumva na atelier ruhande rumwe ariko hakaba na salle d'exposition. Ikaba salle d'exposition. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Jean Bosco, ariko nuza kwitegeza ibihangano byanjye nyine hasinyeho Niyomugabo. Uretse aho mu muziki navuze ko nkoresha Niyo, ariko ubundi Niyomugabo nizina ryanjye bwite niryo nandikaho ku bihangano byanjye. Yo sinyatire. Tayari twinjiye mu kiganiro. Ibi bintu by'ubugeni cyangwa se gukora ano matablo mu Rwanda birasa nka hari ibintu bidakunda gusakara hirya no hino, ariko none icyo nababwira nuko kiri mu bihugu bifite abartiste bakora bino bihangano ku buryo busa nkaho burambuye. Mbere yuko dukomeza ikiganiro uraza kutubwira ibi bintu wabitangiye ryari muri rusange? Ibi bintu ntago nabyize, bikora nk'impano. Yego. Kuva primaire, primaire narashushanyaga ku kigo, nagize n'amahirwe ya primaire nayize ntishyura kubera kuba abarimu bankenera. Bikamfa mbese ugasanga umwana ukenewe kubera impano yanjye. Dukwiye wenda ko nari imfubyi, ariko byamfashe kwiga primaire ntishyura kubera ko nabaga nkenewe, mbese nari nk'umwartiste w'ikigo. Nyuma yaho rero kumeza uko ngenda nkura ngenda mbikomeza mbiha umwanya, nza kumenya gushanya ibyapa, gushanya ku masaro de coiffure, bigenda bikura. Ariko nyirizina iby'ubugeni bigaragara ubugeni mberajisho nabitangiye 2012 irangira, nibwo ninjiye muri uyu mwuga wo gukora by'amataburo yo gutaka mu mazu. Urumva ko imyaka ibaye 8 hafi 9, nisanze mfite urukundo rwabyo. Uko nyine ubyaye byose nta kintu dukora kitagaragara ku isi. Ni nk'uko ugenda ugasanga ahantu wajya mu itorero gusenga baririmba kumva uranyuzwe nawe ukabigerageza. Ntangiriro ko nakomeje kugenda mbonamo ko nshushanya, abantu kambwira bati ufite impano. Ibyo byampaye ingufu zo komeza mbiha umwanya, ariko ntaho navuga ngo naricaye ngo kanakaranyigisha. Nyine ijisho ryanjye na ya mpano ibyo byamperekeje no umuhati wo kubikora, uko nkomeza mbigerageza n'abantu bambwira ati urabizi. Mbona ko ari ngombwa kumba kubikora rwose. Ibi byaba akazi kuruta uko biba ikintu cyo gukora kubera umuntu ari relax gusa. Cyo nkubwiye cyo ibi ni umwuga wubashywe, uretse ko hano iwacu wenda twavuga ko bitaragera ku rwego runaka, ariko turafite hano babitangiye kera, bateye imbere, bubatse amazu. Ni ikintu gisaba kuba uri umuntu utarambirwa, w'umunyamuhati, w'umunyamurava. Uvuga ngo rero ugendeye kuri ibyo ni ikintu ujyamo kikaba cyagutunga
nubwo wenda isoko ryacu ritaraba rinini ariko nta kindi nkora nize ubwubatsi ariko nyuma yo gukora ubwubatsi ubu nkora ubugeni gusa nibyo bintunze nubwo nta bikorwa bihambaye ndageraho ariko ibyo byose ntabwo turi mu bihe bigoye n'icyo ariko ntabwo nsabiriza niwo mwuga untunze nayabura uyu munsi ariko ejo araboneka nk'uko no mu kandi kazi mu yindi mirimo biba bigenda bihinduka ariko iki ni ikintu cyatunga umuntu rwose wenda imbogamizi ni uko bitaratera imbere cyane iwacu ariko n'umwuga watunga umuntu kandi dufite ingero z'abandi benshi utunze matière première cyangwa se byifashishwa ibikoresho byifashishwa kugira ngo aka kazi gakorwe kugeza ubu ibikoresho hano mu Rwanda ni ikibazo pe niyo mbogamizi ya mbere umuntu wese ushushanya umunyabugeni aba afite kuko amarangi dukoresha ntabwo ari amarangi asanzwe hari abugenewe yo gushushanya rero abacuruzi bacu hano mu Rwanda iyo mubwiye kuzana ibikoresho nta nubwo yemera ko byagurwa abumva koko bishobora kuba bitabona isoko ariko ubigerageje niyo azanye ikariti eshatu zingahe zishirira mu nzira abaritisi babigura ataranabigeza hano nuvuga ngo rero ibitambaro byo biraboneka ariko ikibazo cya mbere ni irangi ku bantu dukoresha irangi ryavaga i Bugande urabona ntago bigipfa kuza abandi suko hano nta Rwanda dufite rukora amarangi yo gushushanya nayo gusiga amazu urumva rero niho nibihe turimo kugira ngo ubone irangi niyo uribonye nuvuga ngo niba riturutse aho rigurirwa cyangwa aho riva litiro ndihagaze 5,000-6,000 ritugeraho riri hafi 20,000 hari imbogamizi dufite kandi noneho ukurikije isoko ryacu naryo ni rito niba waranguye ibikoresho uhendwa birasaba kuzamura igiciro n'umuguzi kandi ko ataragira imyumvire y'ibintu by'ubugeni kugira ngo umubwire igiciro gihanitse nabyo ni ikibazo rero urumva ko ibikoresho kubibona ni ikibazo n'uburoso bwo gushushanyisha hari papetere ebyiri hano muri uyu mugezi zigira ubwo buroso iyo bwashize nyine ubwo niho uvuga ngo ni umuhinzi yagiye guhinga nta suka urumva rero iyo suka yabuze ntabwo wahinga hari ikintu wari uvuze ati nugerageje kuzana ibyo bikoresho bamusamira hejuru ugasanga irange barifashe ritaragera kuri twese akarihenda ibikoresho bakabisamira hejuru byumvikane ko aka kazi kanyu birasa nkaho ubwo ngubwo gashobora kuba kafite isoko ni uko ababizanye ari umwe kandi bikenewe wenda kuri benshi ntabwo navuga ngo nta isoko ntabwo imyumvire wenda y'abanyarwanda ntabwo ari kubaminimiza ku bintu by'ubugeni ntabwo iri hejuru cyane byakabaye birenga urwego turiho ariko hari ukuntu umuntu wamubwira amafaranga avuga ati se wagikoze mu minsi ingahe wumva niba umubwiye igiciro atangiye kugereranya n'umwanya wagikoze ariko ntaha agaciro kontekste y'ikintu kirimo cyangwa se n'ubwiza bwacyo urumva ko iyo umuntu atangiye kugereranya igihe ikintu cyakozwemo n'igiciro cyacyo ntabwo aba yakagira wenda imyumvire yagutse kuri cya kintu naho ubundi ni uko ubizanye ibikoresho bizana wenda ari umwe babiri nawe uburyo yabizanyemo atari uburyo bwagutse bigatuma nyine biba nka gatonyanga mu nyanja bikaba bikeya kano kazi cyangwa se no mwuga tugasangamo abajene benshi cyane amakuru muyakureye kugira ngo bino bintu bidesigninge neza ku buryo no musaza ushaka kugura ino tablo yanyu ikira mu rugo avuga ati were ndimo ndareba ino nkabona ni nkangara neza nkabona ni inga bimeze neza amakuru muyakuraho ubwo mu by'ukuri ikintu cya mbere abanyabugeni tugira muri twe habamo kwiyizera hakabamo no kugira patience ni ukuvuga ngo rero niba nabyita uko impano ikuyobora biba bisanga ukora ikintu nugikora ukabona ijisho ryawe rikiryohewe wowe nk'umwartiste wagikoze ufitemo n'icyizere ko n'undi ubukibone wenda atari bose ariko hari abo biri buze kunyura ntabwo ari wenda ngo birasaba ko ujya muri album y'amafoto runaka urebe ngo nanjye reka nshushanye gutya kugira ngo hoya hari n'uburyo impano yawe kuyobora kuko ibintu dukora ni ibintu umuntu avana mu mutwe ukabishyira ahantu ni ibitekerezo tuba tugaragaza ijambo ubugeni rikubiyemo urusobe rw'ubusizi utapfa gusiganira uko wiboneye gucuranga nacyo ni kimwe mu bice bikomeye twakita ko bibarizwa mu bugeni dore ko ibingibi bidapfa gukorwa n'ubonetse wese mu kiganiro cyacu ntabwo twigeze twicwa n'irungu bigeze kutubwira ko rero uri no mu kirigitananga cyangwa se kuri gitari ubasha kugerageza turagira ngo naho kugira ngo n'ikiganiro kitaba wawe tunyurizeho gakeya kamwe murakoze ugiye kubarema indirimbo yanjye nshyashya ntabwo ndayishyira hanze ariko yararangiye
yitwa Nkwemereye Urukundo. Wemereye urukundo habona bihanishije ikiganza imbere ya benshi, wino unyiharire undazi ibihe byose, unyigirire imfungwa yawe mu rukundo. Navutse havuga urukundo kugeza nkuze, dutozwa ni muto nemera ko rubaho, abambanjirije gukunda bati urukundo ni impumyi, ngo kandi uwo wakunze ntiwabona ibibi bye, urukundo ni rwiza ntirubabaza, urukundo ni rwiza rurihangana, nanjye nunze mu ryabo wemereye urukundo, urukundo rurambye rw'ingoma ibihumbi. Wemereye urukundo habona bihanishije ikiganza imbere ya benshi, wino unyiharire undazi ibihe byose, unyigirire imfungwa yawe mu rukundo. Wow. Hari umusaza wenda bari wakugura nka tablo akakubwira ati ariko sha iki gisabo rero ati dore wenda watumye hano kimera gutya na gutya kandi kiba kimeze gutya, byari byakubaho? Yego, ndibuka mu myaka 2014 nigeze gushushanya umugore utwite ariko mutegesha amasunzu. Yego. Umubyeyi arambwira w'umukecuru arambwira ati rero wa mwana we, umva ntabwo nari umwana ariko yarandutaga nyine n'umubyeyi yarambyaye. Avuga ati wa mwana we, nta mugore utwite, nta mugore wamaze kurongorwa washingiye utega amasunzu. Yego. Ako kahise kajya ndavuga nti urya bwose ati ntago bibaho. Urumva rero yarankosoye kandi koko ntago nabyongeye. Naje kwicara nanjye ndabaza koko barambwira ati umuntu yashyingirwaga amasunzu barayogoshaga, sinzi ngo nuko byagenda bakagira ikintu nk'impoza amarira bamuha kugira ngo kwa ko bamwogosha amasunzu, ariko yagamaze kuba umugore nta mugore utega amasunzu. Icyo nuvuga ngo izo collection tugenda tuzibona, akaba wenda nuza ukanashaka gutandukira kujyana ahandi ariko utega amatwi byanze kunze umuntu ntabwo buri kimwigiraho. Tukikuri ako kantu reka tunyerukiye ko wenda kubijyanye na ministeri ziba zigeze zibishinzwe, ubwo wenda navuga nka ministeri y'umuco rarike yongera ngo yavuyeho, yari barabashinzwe iby'ururimi, byo byaranze sinzi impamvu babikuyeho. Ngewe nabonye nubwo wenda bajyaga banenga ngo nta kintu bakurikirana gikomeze kibe mu buryo byakabaye kibamo, sinzi uko twabivuga, ariko twigire kuri ministeri y'umuco. Ni iki mubona bakabaye babegera ko ngewe nahoze ntekereza mbere yuko nza kukureba, ndavuga ati uretse kuba wajya muri musée nationale kugira ngo ushakemo ibintu gakondo, ushakemo amashusho y'ibintu bya kera, igisigaye no kwifashisha abanyabugeni nkamwe, ubona nta kintu bakwiye kuba bakora kugira ngo umwimo bashe kugaragaza bino bintu byahise bikomeze bisugire ku bwabo ukurikije kubibona? Mu by'ukuri nk'imbogamizi natangiye mvuga, nta bikoresho. Ikindi abanyabugeni turakora ariko tugira n'amahuriro kumva batoye inzego bagize gute, ariko nta bikorwa tubona, nta opportunité ziza wenda bavuge bati wenda nko muri ibihe bati tugiye guteranya aba artiste muze mu participer muri igikorwa cyo kurwanya wenda icyorezo, mwabigenza gute. Muri make ntaga makuru tuyabona, cyase ngo tubone izo opportunité zijyanye n'umwuga wacu, cyangwa se ahantu runaka bavuge bati kugira ngo uru ruganda rw'ubugeni rutere imbere reka tugire gutya dushake ahantu aba artiste bajya bazana ibihangano byabo. Kuki se batanadushakira amasoko nkuko hari ibigo na yebu byohereza umusaruro n'iki, hakaba haza n'ibigo bishinzwe aba artiste
bakavuga bati muzane ibihangano byanyu hano, ese twafashe iki igihangano cyawe kiraha turagishimye, ese wenda reka tube niba cyari kugura 100 reka tube tuguha wenda dukora uburyo wenda haboneka 20 ukomeze ugende ugure n'igikoresho. Muri make hakeneye uburyo bwo kutworohereza kugira ngo natwe secteur yacu itere imbere, kuko ni secteur nini yakwinjiriza igihugu. Iyo mugiye nko mu mabanki se ukavuga ati ndi umunyabugeni gutya na gutya, ndashaka udufaranga dukeya kuzahura umushinga wanjye cyangwa kugeza kuri babakira bate ntibafata nk'abantu bari aho from nowhere. Ntabwo byashoboka. Urumva ibihangano ni taburo, ntabwo wagenda uvuga ngo ntabwo gwatiriza taburo. Abashaka ingwate ni ikintu ufitiye ibyangombwa kikwanditseho, uvuga uti mfite ubutaka, mfite se inzu, mfite iki. Ntabwo rero byakunda. Hanyuma bya bigo se bya leta bishinzwe gutsura amajyambere nka za BDF ugiye wumva ngo batanga ngo inguzanyo ngo ku rubyiruko ho byitwa ibite? Nkeka ko naho ndumva basaba, hari pourcentage bagusaba uba wifitiye kugira ngo babashe kugera bakongereraho, kandi nkeka ko atari amafaranga y'ubuntu, ni amafaranga uba uzishyura. Rero ukurikije industry yacu, niyo waba ufite ibihumbi 100 bakaguha bakagira bakongereraho, hari byinshi byakugonga kuko isoko ryacu ntago ryagutse. Hazamo n'impungenge, uravuga uti se niba nkoze taburo wenda hakamara ukwezi ngurishije 2, inguzanyo wenda nashobora kuyishyura buri kwezi cyangwa buri cyumweru, nabyo hazamo imbogamizi. Rero hakabaye hari uburyo leta yategura, akaba ari wenda ahubwo icyo kigo se runaka kikaza cyangwa se abantu runaka tukagirana amasezerano nabo, wenda bakavuga ati zana ibihangano 10 wenda turabishyira muri iyi sare, byitwe ko ari ingwate bizacuruzwa, babikore marketing, haboneka babigura wenda, kugira ngo wowe wazanye ibihangano byawe ufite icyo uheraho bagwatirije, kuko banki yo ntabwo yafata igihangano nk'ingwate. Hako leta yishobora kuvuga iti turabakora ubuvugizi, twebwe turabishingira bigende gutya na gutya, ariko noneho mukore hari icyo mwahereyeho, dufate wenda ibihangano byanyu mfite, bavuze bati bizane ibihangano 10, noneho twebwe tugiye gushakira isoko ry'ibi, turakwakira amafaranga ubu ukora ibindi, ariko tubone ko hari icyo dusigaranye cyawe. Ndumva byaba gutyo, kuko banki ntago wajya muri zo manevre zo kumvikana nawe muri ibyo bintu byose ngo bikunde. Ndaza guhita nibaza ibiciro by'ibi bintu mukora biba bihagaze bite? Hari abandi bagiye bakomplaininga ko nubwo mukora ibintu byiza namwe mukaza mukavuga ati urabona bigenda gutya na gutya, hariko ngo mu biciro byihagazeho. Nyirubwite rero no munsi twagusuye, uraza no kutubwira no kubukangurambaga uraza gukora ku bakenera kugira bino bintu mukora, ibiciro byabyo byo byitwaye ibiciro rero ntabwo bavango birahanitse, gusa buri mwari tisagirira uburyo acuruza ibihangano bye. Ariko nkanjye nihereyeho ikindi, dufate n'ibigihangano nkiguciyeho 100 cyangwa se 50, ari ikintu uzamarana imyaka 15-20, mu by'ukuri ubwaho ngo uhenze nihe. Kuko nanone durability y'ikintu cyangwa se longevity nayo irakonta. Mbere yo kuvuga ngo ikintu kirahenze, ese wagishimye basi. Tugaruke ku isoko mukorera rero, ntago nimubona ari bishobora kuba bimbogamizi se nyine z'abakiriya mubona baza babagana? Kugeza ubu nge nta navuga ko ari imbogamizi, kuko nta mukiriya waje angana afite gahunda yo guhaha ibicuruzwa byanjye ngo tunaniranwe. Yego. Yes. Kuko icyo nkeneye ni umukiriya. Ntabwo ndi kubikora ngo bibaha ngaha, ndabikora kugira ngo bicuruzwe. Ntabwo rero ndaha kugira ngo nanize umukiriya. Byanze bikunze yaje muri nawe ibya byose azafite amakuru. Hari igihe azavuga ngo ibintu birahenze bitewe wenda n'uwo yahereyeho, kuko nanone ntago wafata umwariti umaze imyaka 30 muri uyu mwuga ngo igiciro cye kibe kiri kumwe ikingana n'icyo umaze imyaka 5. Oya, kuko umuntu yubatse izina afite akazi kenshi, uko bamugana ari benshi, azazamura igiciro cy'ibihangano bye. Rero ntago umukiriya yazangana ngo mbere ho kumunaniza kugira ngo atampahira, kandi ibyo nkora ari byo bigomba kuntunga. Hanyuma rero zino mbogamizi wavuze
kujyanye no kubona ibikoresho biri nkeka ko ubwo biri no mu bituma wenda igiciro kihagararaho kuri ubwo buryo kuba matière première muzibona ku buryo bugoye. Hari amashyirahamwe mujya mugira nk'uko twumva wenda abandi runaka hari amatsinda babarizwamo kugira ngo biyorohereze mu mirimo yabo, mwe hari amashyirahamwe mugira ku buryo bafasha kubona ibyangombwa nkenerwa? harahari ariko ntabwo hari wenda kugira ngo byitwenda ngo bazanye ibikoresho turabona kuri make. Oya ntukuba duhari tubaruye dufite simbizi wenda n'unyumva ntanyumve nabi nta nama ndajyamo, njya nkumva wenda inama zabaye ariko ndakeka baratubaruye. Dufite iniyo y'abapenters hanyuma muri urwo rubuga ariko nta zindi opportunity zibamo wenda ngo byitwe ko haje ibikoresho se ubaturangire bati biraha wenda se turabibahera make. Urwo iyo iniyo wenda tuvuganira iti abartiste bacu mu bakope se bazishyura ntabwo ibyo nta bihari uretse kuba twitwa ngo turaganira, ariko nta bindi bikorwa bihambaye njya mbona dutumirwamo wenda kubera ko iyo niyo y'abartiste hari ntabyo. Uri mu bartiste bake tuganire bakora bino bintu, nubuhe butumwa wagenera reka niyi kugira ministeri ntunga gatoki cyangwa se urwego rwari rwose ntunga gatoki, ahubwo ababishinzwe muri domaine zitandukanye z'igihugu no kurebera abajene muri ya gahunda yo kugira ngo abajene nyine bagire icyo bakora bakura amaboko mu mifuka, nubuhe butumwa bagenera bese bakora iki baminjire mwagafuhi? Mu by'ukuri intambwe ya mbere ndashima ko habayeho gutekereza ko hagomba kubaho inzego za buri kintu runaka gikorerwa hano. Nshima ko haje mu rwego rwacu rw'abanyabugeni. Ubwo ndavuga abanyabugeni muri rusange, simvuga abashushanya gusa, ari ababaza ari ababumba, nkeka izo nzego zaraje. Ariko dukeneye ko zikora zikatwegera, kuko ntabwo tuvuze ngo bazana ibitekerezo byabo wenda babishyiraho, batwegere tuganire, tubereke imbogamizi zihari, tuganire ibitekerezo biboneke. Noneho ni mu kuganira nibwo hazaboneka umuti w'icyatworohereza. Niba ari n'iryo soko ryagutse, niba ari n'ibyo bikoresho tubabwiye tuti byava, kuko ko wenda twebwe nta bushobozi dufite, ese ntabwo leta yatekereza ikabituzanira tukayatuza kubikura mu buryo bworoshye. Hakeneye ibiganiro, dukeneye guhura nabo tukaganira, ibitekerezo bikaboneka. Muri make ndumva aricyo cy'ingenzi, guhura n'ababishinzwe tukaganira, nta n'umwe uhejwe, mbese bagashaka uburyo batumenyesha nari itangazo kuri radio tugahura twaganira. Nubwo na muri ibihe bigoye ariko twakwitoramo bakeya, tukabaha ibitekerezo natwe bakabitujyanira, ariko hakaboneka nibura uburyo twakoroherezwa mu gukora. Ntago nanjye nishimiye kuba nakora ahantu wenda ntagaragara ngo ntanga umusoro ngira icyo ninjiriza igihugu. Nkeneye gukora nkagaragara, ibikorwa byanjye bikagaragara. Byaye byose wowe munyamakuru nabashije kubishima, n'abandi biha barabishima. Nkeneye kuva ku rwego ndiho nkagira ahandi ngera. Hanyuma mwebwe mubikora rero, ubutumwa wagenera abakora bino bintu, ariko ubwo ndashaka twiyizire kuri Made in Rwanda. Ni gahunda ireba umunyarwanda wese, ngira ngo gahunda imaze imyaka igera kuri 6 itangijwe. Ni gahunda igomba kuba successful cyangwa se igomba kugerwaho yagizweho uruhare na buri munyarwanda. Murabihuza gute cyangwa muri gukora iki kubijyanye no kuzamura sino gahunda kuri zino tableau zanyu mukora cyangwa se kuri bino bishushanyo byanyu mukora? Kuri gahunda ya Made in Rwanda twere ndumva twaranayikoze kuva kera, kuko n'ubundi ibintu dukora ntumwimerere. Nubwo wenda dushobora gukoresha amarangi yaturutse ahandi, ariko ibyo inshuro nyinshi dushushanya ibintu byibutsa umuco wacu, bifite ibisobanuro runaka. Urumva n'ubundi twibanda ku mateka yacu. Rero mu by'ukuri cyo abartiste gusa icyo nakangurira abartiste, umartiste wese abakunda ikintu iyi sector yacu umuntu ayizama bikunze, kuko ni ibintu ntago ari ibintu ukora uyu munsi ngo ejo uragurisha. Rero no kubaha courage, kuko n'ubundi ikintu wakijemo kizanyemo bivuga ngo uragikunze. Rero ntucibwe intege nuko wenda uyu munsi bitari kugenda, uyu munsi ntiwagurishije, komeza kuko n'ubundi nta kintu umuntu ageraho bimworoheye, biragoye. Akandi nasorezaho, ibi bintu ukora bimariye iki abajene uretse kuba wikora uvuga ati nshakemo amaramuko, nshakemo amafaranga bo umuntu ukomeye imenyekane? Abajene badukurikiye se ushobora kwigisha umuntu aje kugana mu buryo bworoshye byaca muzinzira kugira ngo umuntu uri kukubona akabyishimira navuga ati nabyo ndabikora? Muri make
icya mbere wenda njye nihereyeho birantunze uretse no kuba wenda uvuga ngo birantunze hari umuhanga umwe twibuka izina rye ngo gutera imbere kugira ngo utere imbere kugira ngo ube mu nzira yo gutera imbere ni uko ukora ibintu ukunda rero mba niyumva ko ndi mu bintu nkunze niyo mpamvu ntacika intege ku bijyanye n'ubushobozi ku bandi bajene cyangwa barumuna banjye kubigisha birashoboka ariko ibi ni ibintu bijyanye n'impano ntabwo ari ibintu umuntu akora kuko yabonye mugenzi we yabikoze nta none akangurira kubijyamo kubera ko yabonye nshushanyije kubera ko duturanye birasaba kuba hari impano ushaka kuba utabizi neza ariko abantu babikubonamo bakubwira bati turabona ushobora kuba wabasha ibi n'ibi tuve no gushushanya gusa gerageza impano yawe uyimenye uyivomerere uyihe umwanya ntabwo ntibizabe kubijyamo gusa ko kanaka yabikoze kubera ko muzanye ngo nawe wabishobora Okay, turasatiriye rero umusozi w'ikiganiro cyacu ni ikiganiro mugezwaho ku bufatanye na Eric Teke icyanone mwagiteguriwe kandi nyine muri kukigezwaho na Rugamba nkuko muri kubyumva amwijwi Eric Teke dukorera Kimisagara ni hagati ya sitasiyo ndetse na Eglise Catholique nyine yugeze hariya birakoroherana nimero uri kugenda uyibona kuri screen yawe ku buryo uramutse ufite igikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga bakubwiye ati iki ntigikira kizane kwa Eric Teke ubone ko ibyo watekerezaga ko bidashoboka aho bishoboka niba ushaka kugura computer niba ushaka kugura ama flat screen ano ma televiziyo manini niba ushaka gukoresha niba ushaka repairment ibyo ari byo byose bijyanye n'ikoranabuhanga uranyarukira kwa Eric Teke nyine nkuko ushobora kwifashisha iyo nimero nabwo ugakomeza ko tugeraho twasuye rero witwa Bosco ni umunyabugeni ngira ngo muri gukomeza kugenda mubibona mu mashusho nimero yawe telefone ni yihe ku buryo kana kanya umuntu ukwifuza uri Nyagatare uri mu majyepfo uvuga ati ndashaka ko ngiye unyohereza tableau zishyizeho ku modoka ikangiraho nakunze ngiyi yakugeraho byoroshye niumva saho ubwo havuze ingengo murakoze telefone yanjye ni 0783 103 98 bashobora no kujya kuri Instagram bambonaho nitwa Neo Artist babonaho ibihangano byanjye na contact zanjye ndumva babasha kumbona tukaganira akazi kagakorwa okay ni byinshi twaganira ngi ndabashimiye namwe nyine mukomeje gukurikira ikiganiro tubimenye ni ikiganiro nyine mukomeza kugenda mugezweho ibintu bitandukanye hirya no hino mu gihugu ariko by'abantu bakuye mu maboko mu mufuka bakagaragaza yuko hari byinshi byakorwa kugira ngo tuzahure ubukungu bwacu haba twebwe ku giti cyacu ndetse n'igihugu muri rusange ndabashimiye cyane mukomeze rero mukurikire n'ibindi biganiro byose bya BTN ngira ngo murabizi ko ari byiza ubwo kiganiro nk'iki ngiki cyo nakagaruka Imana barinde kandi bishimire ciao bye reka nawe tugushimire wakoze kutwakira nakoze cyane Rugamba ndagushimiye cyane wowe wagize amahitamo yo gukurikira ikiganiro cyacu kandi dukomeje kubashimira ku bitekerezo mukomeje kuduha uramutse wifuza kwamamaza mu kiganiro tubimenye wahamagara kuri nimero uri kubona kuri ekra yawe Eric Teke dukorera Kimisagara hagati y'ahazwi nko kuri station ndetse n'isoko rya Kimisagara mwakoze cyane kubana natwe ngi waguteguriye kino kiganiro kandi wakikugejejeho nitwa Rugamba reka dusubire ubutaha ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya 10:30 kugeza saa 11 ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya 10 kugeza saa 10:30 mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Teke ntugacikwe